Myaka almost 3. Almost 3. Okay. Ariko urukundo ni rwiza. Oh no! Você que mano? Hello guys, hello our people, hello our family, hello our lovers, hello our Wagwan. Migwan. We talk you. Another bank is here, my people, my lovers, my Sekarina here. Lick. Mkono All the way from Rwanda. Bilenge, yes. From Rwanda, Rwanda Yeah. to Uganda To Kampala na Mirembe. Guys, we want rero. Guess what? Ibintu byo nibisanzwe tubafitiye amavuta yo mu mutwe, tubafitiye ibintu byo gushaka ibintu by'ibiviza, tubibutsa ko twebwe duhagarariye office zabo, twebwe tubafasha kugira ngo bibagereho muri marketing. So hani ubwo rero ndagira ngo abantu bamenye ko atari tubikora. Icyo dukora twebwe umuntu aranyandikira nkamaza information zose nakumva ari ibintu bizima nkama number akajya i Kigali aho bakora kuri office zabo. So urebye byari ibyo turagarutse rero n'iyindi kuri namba ziraho ngaho mugenda mutwandikira abashaka amavuta, abashaka ibyo bya visa, yaba aragiye ku ishuri, yaba ashaka kujya ku kazi muri Portugal bafite working permit, munyandikire. So tugarutse muri business. Let's back to the business. Vuga ngo wagwana kazi mureke mbabwire njyewe umukozi Imana aravuga ngo bwira mugenzi wawe mutera inkokora. Urumva numara kumutera inkokora umubwire ngo Imana ikuremera igisambo kiguhorere. We ntabwo tushobora gutera umuntu inkokora cyangwa ingume ngarike Imana ya creating igisambo kikakurwanirira. Mbwira ngo Imana igushakire igisambo kigutambara. Kintabare igisambo ngewe reka Yesu ansure ibintu by'igisambo se ngo igisambo ntagashaka kujya mu ibintu by'igisambo ntabwo ndi kubyumva neza. So guys, turabakunda rero kandi murabizi ko turi kumwe utwishyiza hamwe team Karin turi kumwe tugiye gukora banga. Not the banga ariko guys, before thank you so much a big energy, thank you so much our big family, thank you so much kuko tugeze ku 650 5. So guys, like if the evil ijeho tujye tugira mu 10 teri yo why not is that isubiye mu natwe twifatanyije mu bagiye kubiki the Luka family team. Twishyize muri team imwe. So this is Luka, not Eric. Yep. This is Luke LUC, not Eric. Abantu bamwita Eric is not Eric, is Luke. Yes. Twagera sasa dufite umushyitsi tujye kumwakira neza tumushyitsi bamwita Delio Gasana all the way from Rwanda. Yageze Kampala aravuga atari guse ntabanje gura na family yisenga ifite umwuka wera ifite kila kitu isengeye biyamenye amavuta abantu barwanye ibintu bikunde abandi bavuga ntibikunde bwira mugenzi we ngo haleluya bararasa tera mugenzi wawe nkokora umubwira ngo Yesu urasa n'Imana wa ibindi tubyikore. Urumva guys, rero tugiye kumukora prank. Twakoranye ikiganiro cyiza mujye kuri Delio Gasana murebe ni fire ndanagipininga down muri committee muri section below. So ariko icyo nshaka ni iki Delio Gasana tugiye gukora prank. Murabizi imiryango hari ukuntu ushaka ukuntu none bigashaka ko biba ukuntu none tugiye gupretend nka tubishaka gukora ukuntu izi saha. Okay. Katari njusaba nta kintu rero ngiye kumusaba ibi cyane tuzi ko bishavuze ngo ntabwo mu gitanda bikunda sinangiye kubigira ukuntu. Yes, bye. 5 minutes later. Ngo gasa kenshi bimeze bite Amani Kigali
ni fresh cyane kabisa. Kampala yancanze. Mani ntago waba muri Kigali n'irasuku irimo ngo uze kuba Kampala. Ariko shadi kabye muzana cy'amasuku hano. Muzana ikintu cy'amasuku. Uko Kampala wagira barababwira ngo ariko kari bugira umwanda mwinshi niyo bazahemba. Buriya uzi ikintu kimwe cyo kuri Kampala. Umuntu utaje n'indege agishyigara za Trinity. Ahita ari fo. Ariko buriya hari amakaritsiye hano. Bro yarenze. Abuse ni nk'izihe zirenze. Kizaje ndahazi hano nuko hari nk'abantu baba baranjyanye ahitwa za Ntinda Bukoto. Ari ikintu gitangaje. Nyine haba hubatse ariko ya final touch. Ikabura. Ya. Akora mu bw'ikintu gitangaje. Uko mu Rwanda na ya karitsiye indi sanzwe. Ndavuga nka za Kabuga nka za Hebe. Man. Naho haba harenze kabisa bari imihanda imeze neza ariko hanga hari ikintu kiziba iki. Nanaro gutwara mu muhanda urumva? Uzingure mu muhanda ngo wakawe mukagera kuva mu rubo. Rw'urunogo. Naraga kubona ikiziba. Man, nyo mu cyaro naragera muri Kigali. Urumva defo imihanda uziko hano bakora kaburimbo. Noneho hashira like nk'amezi 8 usanga ari ibintu byatanga. Nimba muri kandi muri system bakoresha nabo umuntu no wahanga umaze iminsi hano ariko umaze imyaka 10 marina tuzayuza kwa kabiri ngimya ngo yamenye ubwenge hano kuno wari ufite nk'imyaka 8 wigiye hanga kabisa byose wowe n'ubugande wujuje ibyangombwa ntago cyo kumbura kenshi ko asara kumbura hazi akeza kudusubiza byase ariko ni naho babaga ariko bamana Kigali araryoshye ikintu cyiza cya Kigali iraryoshye cya kabiri ahenda nubwo abantu bitiranya ngo Kampala ese yana yarahindutse none gereranye na hano cyo hano ikintu cye anga utega mu naseka mubwira ukankuba uvuye mu mujyi ujyanye Bugogo kuri moto ni senyi ese ko mu Bugande uyashize mu Banyarwanda nta n'umumotari wahasenye hano ni y'Amanyarwanda ngahaguruka imodoka kumva yahaguruka yes yene byo ngeze yabari ntabwo bigeze Kampala ariko irahenze yabari isoko Kampala yabari nk'icyabiri cy'amagana cyabiri si bwaje umumotari ntikinabaho ni banakiza uzi iyo ndumye nk'umuntu amazi mu igihumbi nyine uko uri hano ku supermarket zanira amazi igihumbi kandi umva ko Sensa Kigali arakora ngende ibyuka nyireke Jerry kuva mu Gitego uza mu mujyi ajya ukari magana nyarabinga ni menshi ko bakunyuze mani uri kavukire sugo ni gute waguhenze uvuga ikiga ni menshi nese ngo mwagiye winose nese mwavaga he twabanye tuvarugana hari hafi y'amasana tujya town umwe turashanye kama gatripod telefone turakabura tugenda ahandi araturindira tuzanye dutaramumenye tuzanye inama asi mu imitwaro ariko baciye ahantu henshi umva koko kubarindira nese ngo mwahagaze n'iminota 5 zamwishaye kuturinda gusa kindi yanabarinda nibyo ese ntabwo kiganda cyumva fresh rero cyumva ko iyo yumva kivuga rero ntabwo guhera ntabwo yirirwa bayagura nawe nuko ari umukiri ntabwo ari umukiri mani mumweje cyangwa nabaye ibintu byawe bakora imitara iyi ni jus cyangwa harimo akantu ntabwo ngiye nkwa akantu hano turi mu rugo rwawe mani mwe iri sweet cyane ngo naratanze service oya ntacyo kanze urashobora kwiga atwamaze mu byaje basuke mu mazi urabizi ko ugomba kumanurira sinzi no hambuza koresha
abo ahantu ko hatangaje Yesu we umwana aguye rero gukora content nawe ubireba kabisa shaka karibu rero muri kampani cyane kaze cyane kakajika tubanza tukanyinyira sha ako mujamara gutembereza hose ariko gufasha amazi turebe wagwana ariko gukora neza ibintu ngaye hano sha nta minsi myinshi mfite kabisa mfite nk'icyumweru kimwe kaje kararyoshye kakuryoheye cyane kabisa nuko nta ifumbwe nashyizemo bya bindi by'ineza umujama katakuganiriza ntabwo aragira gasasa ubwambere wadusura nuko tuba twimereye nawe nawe bisaziye harya mubona igihe kingana gute imyaka almost 3 almost 3 ariko urukundo ni rwiza bwiza kabisa turagukonseyo gushaka ugomba gushaka uzanshakire n'umugore bigenda bikanga tuzagushakira n'umugore umugore nta muntu uri hano gushaka muri Kampala mwanshakiye umugore se ariko we ko gasa umva turashaka kwitahira mwese ko mwese mukigera ahantu mana ubaye nk'abana se bajya gusura abantu basize ababyeyi bagatangira bakavuga undi shakira kwitahira ko ushaka kwitahira reka gutyo tu nyine wagira ngo twababangamiye ntabwo batubangamiye humura hano hari ibintu bitangaje shama mwigire mukora muri telefone muri telefone ariko Kampala tubabonye ari fresh aza kujyana muri street ninjoro mukoro night life yo muri Kampala murebe ye ntabwo nabona umwanya wo guherekeza mba nibereye home tu uri busy nushaka uzabimenya Menshi nuko muhora hari ibintu bidasanzwe se hari bidasanzwe mwana we kubona bisanzwe rata baturaje gatoya turaje maseka iki mana mwisanzure wowe mutura dutanga sana mwana bose turebana mwana
Skora soni bafite. Ajya kugira. Ngiye kubabwira ko twigendeye. Neze turi kuza kubasura bakigira mu buriri. Nikakukina ubundi nawe. Niko, urabona ni inzu? Niko. Hanitse keje ndashaka tuzakorane boro. Ya content zawe Kigali. Ubonye amahoro. Amahoro se ya. Uri bihanditse ngo na amahoro twabonera muri Masibo. Amahoro arabonetse se. amahoro se shaho iminota ingahe 2-3 urumva Ntabwo mutinda. Usanga kandi mujamare karenze imyaka 10. Ntabwo mutinda. Uranyaruka. Ayo gasanga nk'ubu wasaga wasigaye uvuga ibintu kandi yari prank naguteze kamera. Iki? Wajye. Ndashaka nyine ugasigaye uvuga. Urugo rwanjye ahantu hose yaba hejuru hariya wayibona hariya Kamera siri. na hariya. Aya nta kamera iranga. Nasigaye uvuga ibiki Kamera iri hoya. Gira kamera. Oya banza umbwire kamera iri he? Kamera iri. Hey. Asanga mwivuye. Nyine kamera iri he? Wasigaye uvuga ibiki? Soni bamuta nabikode. Ntaga na prank man. Prank aka kitima mushaka kwifatira abantu ngo ni prank. Urashyushye uri kugira na turabafashe ngo prank na prank shamba. uradufashe Reba mutuje ngo banyamahoro se. Ya mahoro yabonetse. Sobona nese ubu kutari wicaye anga kare. waradufashe wagira ngo twibaga twe ntabwo twiba Nyine nubundi kubera twaje kubasura mwari mumeze nka muri turi kwiba. kwiba Kandi ari ibyanyu. Ariko byagenze neza. Ibiki se ba. You guys hope you enjoyed. Ko byarajya avuga. You guys hope you enjoyed. Yeah. So hangeneye Yeah. Rero no sureba. tukwaranje Ngaho. tukwaranje ubwo se umuntu warangijwe Jamani wamenye mu Bugande bamarara bago. Urashaka abanyarwanda. urashaka arrangement nk'aya Shaka kera umugore. Nyine abanyarwanda bari singo. Umugore nk'uyu nguyu wawe nyine nko kumubana n'umugore. Ariko ntabwo nshaka uyu nguyu wawe. Shaka umugore. Afite murumuna. Bazamuka. Umenka nyinshi Ariko ibyo bintu muri muri komisiyoneri. uri kwivugisha. kumeze nk'uyu gutahaza Ngaragiye ngo twabarambiye se. Twabarambiye muri kujya mu cyumba. reka nzane kamera kuko gasara. Kamera siri. nariya munsi ya televiziyo iri None ibintu twabuze urahita mutuvaho. kwivuga Mwavuze ibiki? ngazavuga ibintu bavugaga niwanga iyi bisiba nayo Nimba ari na prank mwakoraga ibi bintu musanzwe mubikora. Kubera ko hello Niko gasa. Urayibona? gasana we Nta muntu ugize abanyabuzi mukomeye. wafashwe ari wowe urumva ahubwo vuga ibintu wavugaga bitabaye ibyo bakubayeho ariko Ugasa nazanye amafuti kuri uyu mwana zarangere 18. ahubwo ibyo yavuze mwe muzumva muzumva nari cyo kimwe. Muzumba nta mwana ikamara. Nta mwana w'ikamara. Uzi wowe uzi. Gasa nukuri twe dutanga uri kama wacu ni uri kama. Abantu ikintu cya mbere gitangaje. Kandi wajya ntabwo nigeze ntekereza ko muri buze kunkorera plan. Ntabwo nigeze mbitekereza. Kubera ko twari dufite gahunda yo ko ngende bakoresha. Ntabwo nigeze ntekereza ko mwibwe muri buze kunkorera. ntabwo dusura ugendera None kintu dusuye gitangaje. ujya kuri kamera wese Kurundo umunyabwenge. Sinzi impamvu namenye ko ari ahari kamera. Bakagiye mushyiraho rido. reka ngwene n'amakuru y'uko no muri korodoro bamuhara hepfo amahoro bana muri korodoro shakora ukuntu Kuma esikariye. serious kandi. ntabwo nkubeshya Ako n'ubundi nyine nubwo ari prank ariko nyine mwakoze prank nya prank nyine
mugiye kutubwira ngo no gusomana ni prank nyine kuri mwanasobanuraga mugira usuzanya nyine ntaramwasuzanyije ntabwo arabizi mani ibintu ntabwo mwamwa muraseka mani reba mwana umunsi dore banaguteza ibyuma nta birenze ese njye ntiwanyagirije abantu bo muri timu yanjye timu madamu mwakire Gasana muri famiye sasa you guys Kampala batangiye kunyuzura mu kanya moto banyishuje 40 nimba atari 40 nawe bari kumwe mambara abanyarwanda bo muri Kampala bumva 28 kuri moto ni menshi usikia mutega uba yari kubaca 30 cyangwa 35 ya uba yari 30 that's crazy nase kuva mu mujyi tugera ahubwo nuko tutabanje kuvugana igiciro mbere tubonye isombe mu menyo nyine nakundi tu reka tubaseze rero atubaseze Gasana muze kujya muri comment udashyiramo ikiganiro twakoranye na Gasana ubundi ashye kabisa mujya akibintu ntabwo ari samani ibintu byo kubona wese kibaze mukajya gusomana wabona ukuntu rega natwe turi abantu muramungu hari ukuntu muramungu kigera imyaka 18 hari ndatemerewe no kureba nizere ko nta kintu yavuze ngo iki ntabwo gatinda agakuza kariko wabona si umwana ni ikibazo wabukire kadamire biko ngo wavuze ngo wavuze gukimana ngo wavuze ngo cyangwa muzabyumva ntabwo gatinda agakuki ntabwo gatinda nyine ntabwo wajyana Gasana ngo ukire cyangwa yanjye mbashije kumira guys reka twakire abashyitsi niko twe tubakire just ubundi see you in the next video ciao ciao